tuvuze kuwutanga twakumva ko ugendana mu isakoshi kuwuhesha umuhesha w'umugisha umuntu watura umugisha ukakuzaho uyu muntu nagomba kuba afite kondisiyo cyambere agomba kuba akijijwe cyo ni kimwe akijijwe pe undi muntu w'Imana iyo akwatuyeho umugisha uraza si ngombwa ngo abari umuhanuzi urumva si ngombwa ngo abari umutambyi ariko hakaba n'abantu b'umwihariko mba mbona Uwiteka yashyizemo yashyiziriyeho nk'akantu k'umwihariko pe yakwaturaho umugisha ukaza pe ukabona ko ari nk'ibintu Imana yamuhaye nk'impano kwatura umugisha ukaza atari ngombwa ngo umuntu ngo ni umushumba kuko hari n'umushumba watura umugisha wa gishumba ariko hari uyu mugisha umugisha mbega yawutegeka no mu gihugu ukaza kawutegeka muri karitsiye ukaza kawutegeka mu rubyiruko ukaza mbega agaturititiye y'umugisha akayituritse umugisha ukanyanyagira ku buryo ubona umugisha wanyanyagiye hari umuntu Imana iba yarahaye ako kanwa. Yesu reka ngushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo yuko tubana aha kuri Evangeliste Mama Lionel. None nkavuze neza we nzajya nga prononce hari umuntu wankosoye muraho neza uracyabaho ndacyaba ndashima Imana twifuje rero yuko uyu mugoroba twaye turimo dutembera muri bwa butembere tuba tugeze ahantu turavuga ngo reka tuhakorere ikiganiro uwo munsi reka dukore ikiganiro duhagaze abantu kuko ngewe nzi ko aba mu karate kanzi uko utaraza kunanirwa ntabwo nanirwe bibintu rega mureke duhagurukire bibintu muri no mezi ntabwo ndi bunanirwe kandi mugubwe neza abantu badukurikiye ndabakunda Imana ibaha umugisha. Mama Lionel mbere yuko rero dutangira akantu shaka yuko tuganiraho ndagira ngo dusenge ariko ari weho ufungura isenge uba ari we uri imbe utuzamura mbese turi imbere mu isengesho natwe dusenge. Mana turagushimiye ushoboye byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe icyo tugambireho kuri twebwe kirakomeye nta uzagukoma mu nkokora umuntu udukurikiye ikintu wagambiriye kuri we naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azavuguruza icyo ugambiriye kuri uyu muntu wese udukurikiye ahabwa umugisha kandi umuhe kwaguka mu byo akora byose mu izina rya Yesu Kristo amen. Mama Lionel reka tuganire ku kintu bajya bita umugisha ego umugisha ese Mama Lionel umugisha ni iki? Umugisha ni amahirwe umugisha ni iterambere umugisha ni nk'inda itwise ubukire umugisha ni nk'inda itwise gutabarwa umugisha ni nk'inda itwita abantu bazaguha umugisha ni nk'inda itwite indi migisha kuko umugisha ubyara imigisha burya n'umuntu yakubwiye ngo Imana iguha umugisha ababivuze neza ariko Imana yakubwiye ngo Imana iguha imigisha abaguhaye abana b'umugisha ariko nakwifuriza kuba nyina w'umugisha umugisha ni nyina w'imigisha ndabisobanuye noneho mbigezeho neza icyo narinda ntakubaza ubese ugikubita ahubwo reka twite tuzamukira amaso Mama Lionel hari umuntu ukwiye guhabwa umugisha n'udakwiye guhabwa umugisha Bibiliya avuga ngo bakwibyiza mu bibahe kandi niyo mpamvu Uwiteka yabwiye Aburahamu ngo va hano jya va muri Uri y'Abakarudayo ujyaho nzakwereka kuko aha nta mugisha nahaguhera aba bantu nta mugisha bakwiriye ndakuzi nguhaye umugisha wajyuha kuri izi ndaya nguhaye umugisha wajyuha kuri aba bapagani ngukubise umucero wajyorera kuri izi najyuwa zitanyubaha niyo mpamvu kwiye kuva hano ariko nuvaha urajya hano nkwereka nuhagera nzaguha umugisha nindangiza nkugira umugisha kandi nukwifurije umugisha azahita afata kuri uwo mugisha mbega nkugize nk'igihuru cy'umugisha ubwo simbigezeho nuza kwifuriza umugisha azahita abona ku gihuru cy'umugisha azahita arya ku mugisha kubera ko akwifurije umugisha mu by'ukuri umugisha kandi ikindi ntabwo ari umuntu wese unatura umugisha ngo uze iki nacyo tukivugeho umugisha ugira amahame
ntabwo umuntu wese yatura umugisha ngo uze. Hari abantu basigiwe icyitwa umugisha. Umuntu ashobora kukwaturaho umugisha ari umukozi w'Imana ukagufata. Umuntu ashobora kukwaturaho umugisha ari umubyeyi, umugisha wa kibyeyi ubaho, umugisha wa gitambye, hakabaho n'umugisha ukorera. Umugisha wo gukorerwa utandukanye n'uwo bakwaturaho, kuko uyu mugisha ukorerwa uraza pe, ushobora no gutinda kuko umubwiriza Salomo aravuze umubwiriza ngo nyanyagize imbuto yawe, ushobora kuzabona inyungu zo hashize igihe kirekire. Ariko uyu mugisha waturwaho uraza, uyu mugisha wa kibyeyi. Ari umuhanga umwe wavuze ngo umuntu wese uri hejuru y'imyaka 50 yaba akijijwe cyangwa adakijijwe, yakwatuyeho umugisha uraza, niyakwatuyeho umuvumo uraza. Bivuze iki? Ko hari abantu baba ari abahesha b'umugisha, akwaturaho umugisha ukaza pe. Urugero nk'ubu jewe mfite mama, inzu umugisha wa kibyeyi kukora, njya kumusura mushyiriye ituro. Nasomye Bibiliya ngo genda uzane umuhigo wawe nkwatureho umugisha ntarapfa. Bitamenya ko umugisha wa kibyeyi ukora. Alleluya, amen. Niyo mpamvu mfata ku muhigo nkashira mama, nkakanyaturaho umugisha wafite ukuntu abikora byiza mu kigaturika cye, agahita nshyira ikimenyetso cy'umusaraba mu gahanga, nyambukanya barongo ngaruka i Kigali. Umugisha ndawubona wa kibyeyi. Umugisha nuko uzi, n'umugisha ukorerwaho nawe uvuze, n'umugisha urakorerwa. Igisorori kwa muganga ujya muri indushyi, umugisha uraza. Gufasha umuntu ugiye gukora ubukwe, umugisha uraza. Rya ni imigisha twe twishugurikira ku ruhande iza. Mama Rene, hari ikintu nakongera nkibaza ngo mbese umuntu utanga umugisha agomba kuba yujuje izihe kondisiyo? Iya mbere wayivuze ko agomba kuba byibuze ari umubyeyi, yego, cyangwa se arengeje imyaka 50, yego. Ariko se ni izihe kondisiyo uyu muntu uri gutanga umugisha agomba kugenderaho, cyangwa se ni ukuhe kwatura yaturiraho umuntu? Tuvuze kuwutanga twakumva ko ugendana mu isakoshi. Kuhesha umuhesha w'umugisha, umuntu watura umugisha ukakuzaho, uyu muntu nagomba kuba afite kondisiyo. Cyambere agomba kuba akijijwe. Cyo ni kimwe, akijijwe pe. Undi muntu w'Imana iyo akwatuyeho umugisha uraza. Si ngombwa ngo abari umuhanuzi, urumva, si ngombwa ngo abari umutambyi. Ariko hakaba n'abantu b'umwihariko mba mbona Uwiteka yashyizemo, yashyiziriyeho nk'akantu k'umwihariko pe. Yakwaturaho umugisha ukaza pe, ukabona ko ari nk'ibintu Imana yamuhaye nk'impano. Kwatura umugisha ukaza, atari ngombwa ngo umuntu ngo n'umushumba, kuko hari n'umushumba watura umugisha wa gishumba. Ariko hari uyu mugisha, umugisha mbega yawutegeka no mu gihugu ukaza, kawutegeka muri karitsiye ukaza, kawutegeka mu rubyiruko ukaza, mbega agaturititiye y'umugisha, akayituritse umugisha ukanyanyagira ku buryo ubona umugisha wanyanyagiye. Hari umuntu Imana iba yarahaye ako kanwa, kavuga iti akanwa kawe ngahaye kwatura umugisha ukaza, ukaba ijwi ry'umugisha mbega ku buryo umugisha ukwitaba. Ugera no mu iduka ritagira abakiriya ukarihagararamo uti ndatura umugisha w'abakiriya, ndatura umugisha wo kunguka, ukaza pe. Hari abantu bafite iyo mpano, nanjye ndayifite, ariko burya nanjye ndayifite. Niyo mpamvu rega nanjye nakujeho, kuko nzi yuko hari bimwe na bimwe ugenda waturira mu bana b'Imana, ibintu bikahita bigenda neza, abantu bagahita bakira. Impamvu navuze ngo uyu munsi reka tuganire ku kintu cyitwa umuhesha w'umugisha, kuko mu minsi iri buze kuza tugiye kujya dukora ibintu abantu b'Imana bakiye ibintu bitari byo. Noneho ukoresha ububasha n'ubushobozi Imana yaguhaye bihite biba. Yego, ni kweri savuze ageze i Samariya, avuga ati kuki abagore batangiye kurya abana, kuki muri kurya amahurunguru? Please, ejo nk'iki gihe indengo y'ifu izagura shekeri imwe, kandi bizabera ku irembo i Samariya. Niko byagenze, n'uwabipinze yapfuye atabiriye, ariko abibonye, kuko yarangije kuba umuhesha. Kandi ikintu namaze kubona, kugira ngo ube umuhesha w'umugisha bisaba ko utagira ishyari.
kuba utagira ishyari uba ufite urukundo rwinshi. Umuntu ugira urukundo, umuntu utagira ishyari, mbega wifuriza abandi umugisha, kuko Imana ntiyabigugira ishyari, ntiyabigutifuriza abantu ibyiza, kuko hari n'abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana ariko batifuriza abantu ibyiza, bafite umwuka wa Yona wo kubabazwa nuko Imana ibabariye abantu babagiriye nabi. Igihe rero wujuje izi karagiteri zo kugira roho nziza, kumva abantu batabarwa ubigizemo uruhare, umugisha Imana kunyuzamo akanwa kahesha abantu umugisha ukawatura, ukaza kandi ukamera nk'uhinze, ukamera umugisha urawuhinga ukamera neza, ukavuga uti mejeje amafaranga muri uru rugo ntagakame, ukamera ukarandaranda, tukatura n'urandaranda n'umwuzukuru akawusanga, umwuzukuruza ubuvive ukawusanga mu izina rya Yesu. Amen. Mama Rene, hari wihanganira utuntu ndagenda nkubaza, nuko abagukurikira umunsi ku munsi baba bashaka kutumenya. Ese umuntu wahesheje umugisha bene ako kagene, umuhaye umugisha w'akarandaranda, we niki yakora kugira ngo uwo mugisha uzahagume? Arawubibira. Kuwubibira ari amadini amwe atabyemera, bitewe no kwikunda, bumva ibintu byose byajya mu biturisho byabo. Uyu muntu waguhesheje umugisha ukaza, jya kuwubibira, genda umubibemo, agumya arekura undi, nawo nuzu ubibemo, arekura uw'abana nawo ubibemo, arekura uw'amashuri nayo uyabibemo, arekure kwiga bakaminuza nabyo ubibibemo. Natwe tuza abantu baduhesha umugisha tujya kubabibamo. Niyo nama nagira umuntu ukenewe, umuntu batuyeho umugisha ukaza, apana kuvuga ngo ukeneye umugisha. Umuntu wakwatuyeho umugisha ukabona ikimenyetso cya mbere cy'umugisha cyaje, bibamo. Biba nimba umuntu yaratuye urugo ukarugira, rubibemo urubyare, ongera ubibe ntiruzasonze, ongera umubibemo. Uyu mugisha ubibamo, uburimo unakwedura nyirukuwatubura. Hari ukuntu dukweduka bitewe n'abantu Imana yadutumyeho. Hari igihe ujya nko kubwiriza abantu Imana gutumyeho, ukabona abanyoteye ibintu bikuvamo, bigatuma bagukwedura, ukavuga ibintu byinshi kandi wumva gufite biki, kuko yagukweduye. Hari igihe n'umuntu umusengera yasubizwa akakubibamo ikintu, ukabara gukweduye, noneho kagira n'amaso areba ikindi wazasengera nyuma. Imana ihabwa icyubahiro. Hari akantu noneho rero mvumbuye, nsanze bya bindi byo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, noneho ya formule ariyo y'ukuri. Kuko hari n'indi jisho mise, cyangwa se hari indi yishurirwa misengira yishurirwa rivuga ngo noneho niba wa muntu uri kumukwedura, byazasanga ahubwo yaranatuye nibyo wewe ubwawe utatekerezaga yuko wakwakira. Ishurirwa ry'ibindi yakwatura wowe utatekerezaga, akagutereka mu bisekuru byo kwa Aburahamu kandi ntubizi, naho uyereka ryamweretse ko ari ibisekuru bikira, agahita bigutereka mutabizi, ku buryo ugenda uryama mu migisha umuhanuzi yagiye gutegurira utabitekerezaga, akagutereka mu mavuta yo kuba muri etaje we wapangaga kadasiteri oroheje, akakwaturaho umugisha wo kuba mu ma etaje, akakwaturaho umugisha wo kugira amazu i Burayi kandi watekerezaga mu mujyi wa Kigali, akagumya akabikwedura. Uko umukwedura nawe aragukwedura, bikazagera igihe ukazagira za utudege twatubundi tw'umwihariko, nuko ukagera igihe ugatangira kugira amakampani y'amamodoka, kugira inganda, naho wasabaga ngo waguke mu iduka, naho yakwedutsa ari kukwakira inganda, abantu barakuza kukuranguraho, cyake kintu kirakweduka. Ibintu mudukwedure rega mudukwedure namwe mukweduke, ku buryo umuntu akwaturaho kuzagira inganda z'imodoka, wowe wasakashakaga imodoka yo kugendamo, ahubwo akakwatura kubera ko wamukweduye, ageze mu rwego akwaturaho inganda. Nuko bigenda byubakana, umuntu nakwatura umugisha ukaza gumye mukwedura abone n'ibindi. Uyu muntu se aranaryama iyo wamukweduye, reka ahubwo aguhugiraho, aguhugira ati Mana nyiringabo, uyu muntu nkweduye nanjye ndongenda mukweduye. Ni nko guhana umupira ukongera ukawundi, kongera akawuguterera gutyo mukwedurana mpaka kikina abantu baragihishwe. Ko ndi kumva ari ryabanga abigishwa ngo bajyaga bagira gutya ngo kugira ngo ibyabo bihore byezwa byera, ngo bakagira gutya, ngo bakagenda kazana utwe nundi akazana utwe bagasangira, bamara ngo icyo gihe ngo icyaje kuvuka mu gusangira ngo nuko ku munsi wa Pentecote
ngo habaye kubwo bumwe Imana yaraburebye irabwishimira imenamo imigisha y'impano n'umwuka wera n'ibindi buriya kuvuga ngo abantu nibabihishurirwa ibi bintu uri kuvuga iki kintu abantu bambabarire ucyumvira mu mubiri aratakara ariko abantu baza amaheme y'iki kintu bo bageze mu rwego rwa danje oya abazungu barakimenye buri umuzungu kugira we agendera mu mavuta hari amavuta ya kabiri azamura mwene so ariko nawe ukahita uzamuka kuko ntago wazamuka uko ugenda uzamura umuntu ugenda umugenda cyane iyo wihanganiye kumugenda inyuma yatambutse iyo atambutse uhita niwo uhita usigara cyane utera ya ntambwe kuko uzi ukuntu wamuzamuraga utugera kuri ya ntambwe hari umuntu nibyo hari umumama ambwiye ati kuva naguha sigaye ngira amafaranga adashira nejo wundi yarabimbwiye amafaranga hanze gushira we ati ndajyaga ngeza muri amezi nabaye umukene nashiriwe ndi kuva naguha amafaranga ntari gushira kandi bimbabwira n'ukuri nawe azabivuga hari umunsi nzamubwira akaza akicara akabivuga uburyo kubiba mu muntu wakwatewe umugisha ukaza ukamubibamo uhorana imigisha ijojoba y'igihuru ntishira irandaranda ntishira ahubwo tekereza nimba ari umuntu wakwatuyeho umugisha ukaza yaba ari nyoko wakubyaye mubibemo yaba ari umupasiteri wawe mubibemo yaba ari umuhanuzi mubibemo uwo mugisha ugumye ukweduke ariko abantu badukurikiye basi kwihangana batagira ngo wenda ni bya bindi by'abahanuzi byateye tuba dushaka kugira ngo wenda ngo turye intama n'ibindi reka mbabwire dusoza umuntu nakwaturaho ibintu ntabwo ari wenda waguhamagaye ngo nyoherereze ibi ngo urabona ibi ngo banzume oya ahubwo umuntu nubona akuyoboweho n'umwuka w'Imana akagira ikintu agukorera mu buryo bw'umwuka ukabona icyo kintu kiremeye nyabuna mubibemo kuko umuntu waguhanuriye urugo yahanura burya n'abana burya yahanura n'inka n'inkundi nka oya nanjye nkunde nka umuntu waguhanuriye abana bakaza yigucika kuko niwe ugifite amarezo yawe yakwatura niwe ufite kwiga kwabo yakwatura niwe ufite gutungwa kwabo yakwatura yagakomeza katura ahubwo baheze habo natuyeho kubyara mukabyara mwaheze nibaze babaturira ariko nibirera abo bana n'ubuzima ntibakarware n'amashuri bazige baminuza no kubatsirikisha amasengesho ntakagira umurozo baroga no kubatsirikisha uburinzi ntagire imodoka ibakoraho no kubatsirika ntibazazane n'inkovu ku mubiri nitwe tugifite amarezo yabo nibabazane abo twatuyeho gutunga imodoka muri ngo tubatureho gutunga ya kabiri abo twatuye ya kabiri muri ngo tubatureho kugira inganda muze tubatureho umugisha si twe tuwutanga ariko twahawe uburenganzira Imana aratubwiye ngo uwo tuzifuriza umugisha azawuhabwa amina Imana y'amahoro baho umugisha mwakoze gukurikirana iki kiganiro kugira gisoje murabona ko dukoresheje iminota mikeya kugira ngo mugire amatsiko mutwanikire muri comment muri abantu beza mujya mwandika muri comment mutaje nta kindi kintu muri kuvuga muti Imana iguha umugisha Imana ibishimire rero mwandike muri comment ibyo mwifuza ko twabagiraho inama twabasengera twabaturaho ariko nyaboneka ikiruta byose musenga Imana yaremye ijuru n'isi katwatureho abantu umugisha mwamenyere ingabo ndatura umugisha ku bantu badukurikiye ndatura umugisha ku batana bakuru abakomeye n'aboroheje umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro mwatuyeho umugisha ibintu byo byari byaranze byemere kuboko kwe kutakiraga gutangire kwakire agira imbaraga mu byo akora kandi arandarande asugira asagambe muri ino se azabona umugisha n'ubugingo buhoraho mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka wera amen.